ariko ngewe aho ninda cyane ku muhungu waza kumbwira ngo dushakane umuhungu wagiye gutabara iwacu ruguru agambwira ati ukunguku ndashitse mvuye gutabara twagenda ese unicaye muri Kenya nanje ndahicaye ngo ngiro dukora ubukwe iwacu ruguru hari abantu bari gupfa ese uko nje ngize n'ikibazo mu nzu wantabara. Yes, undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira kubatsengwa bitamuntego uyu munsi MMTV iterambere ryanyu shema ryacu iyo bukeye dutangira tubaha gake cyangwa se mwaramutse bwaba bwije tukabaha mwiriwe bitewe naho muherereye abadukurikiye muri Masisi yambu cyane abari murenge muco hagati mu minembwe ahatandukanye hose hatuye mwene wacu umunyamurenge yambu ndetse n'abaturanyi bo mu yandi moko bari muhira iwacu tugituranye abo bose turabaramukije bakurikiye ibiganiro bya TV nanone kandi mu bihugu by'ibituranyi mu Rwanda mu Burundi Tanzania Uganda Kenya n'ahandi henshi hatandukanye twambuke ibugibwa ubwo turi muri America Australia Canada Europe ahatandukanye n'abantu bari mu Bwongereza turabaramukije cyane kuko mubibona rero turi kumwe n'umwari mwiza Mukobwa ukiri muto usa neza rwose nkuko mubibona ku mashusho ya MMTV uberewe aho aza kuza kwivuga mbere y'ibyo ndatangizanya rya jambo rigira riti mu ruhererekerane rwa muntu ntakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye umuntu mu mahigwe ya buri munsi no gukenerana dukunze kugenda tugarukaho zatumye tumukenera kugira ngo aze hano kuri kamera za MMTV bityo tuganire agire byinshi agenda asobanuzaho Gentil karibu kuri MM. Murakoze cyane Giruti undi munsi andi mahirwe Yes, iyo niyo mvugo dutangizanye twakiriza abashitsi hano kuri MM bityo rero tukabasha kwisanga mu kiganiro tukaganira umeze utese meze neza cyane Gentil hari umuntu ugukurikiye bwa mbere ugiye kuja kwibaza ngo Gentil turi kuganira ni Gentil Muntuki bangu wivuga nkuko mu muco wa Kinyamurenge twivuga Gentil ni Muntuki Gentil ninde Murakoze cyane nitwa Uwitonze Gentil nkaba ndi umunyakarama umwishwa w'Afrika iwacu ruguru ni mu minembwe ku Kivumu neza cyane abantu bo ku Kivumu turabaramukije abantu bo ku Kivumu mwese hayi ndetse n'abanyakarama mwese bamwicayeho uyu ni umwari w'umunyakarama ariko ikirezo ni umwari w'umunyamurenge kubera kuko cyane niho twisanga mu muvukano wa benshi ni umuto ufite ibyo yagiye amenya akabisangiza benshi bagenda bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ni umunyamakuru ku kinyamakuru Gakondo TV and Radio ariko nanone mbere yo kuja kuri Gakondo hari abantu bamwe ngo nitwahura nawe tuzabanze tuganire nawe ku citwa Dorcas hari abakoze nka Dorcas bimeze bite Doroka bimeze neza cyane bimeze bite abantu baguherutse muri part 1 ya Dorcas ntibagaruka muri part 2 bankudukorera ku rugo rugenza ubwo rero Dorcas tubabwira ni taxi return yagendaga igaruka kwa Kanyamukwengo comedian uyu rero ni wore warakinyarwe Dorcas aza kwahukana ata umugabo hanyuma rero agiye kuba bigarukaho tubwire kuri wowe Dorcas bisobanuye iki taxi return bimeze biti Munsubije navuye tugusubije aho wavuye ariko byose nyine ari ngombwa ni heza hatumye umenyekana cyane Kanyamukwengo yubahe cyane ya Dorcas byagaragaye muri taxi return tugukinira movie yari movie yo hejuru abantu bo hanze nibo babimenye yego mwebwe inose mwabimenye ariko nabo baradukurikiye cyane okay nyine ni taxi return twakinaga hari ubuzima nyine bwo hanze twakinyemo then dukina part 1 gusa part 2 gahera mu kirere ariko yaragarutse nubwo ntayijemo ariko yaraje part 2 part 2 yagarutse utarimo ariko ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagarukwaho ko mu byatumye utagaruka ishobora kuba ari urucantege rwa benshi bagiye baguca intege bakugabaho igitero ngo umwana w'umukobwa ntukuriye gukina filme niko bimeze ubivuga hiki kuri wowe murakoze cyane kumbaza icyo kibazo abantu benshi bajya babyibazaho kuko iriya filime isohoka yarasohotse nari nambaye igitenge urupande urupande yego no mu mutwe
nashizemo igitambara. Tunagushimira cyane waje kandi witangiriye igitambara ciza cyane. Murakoze cyane. Nuko noneho imbere babanje kuvuga ngo hasohotse ifoto gusa. Ngo nagiye nabombotse kubera ifoto. Ariko nyuma baza kubona ko yari filme. Then abantu bayibonye baravuga ati gute wagiye mu mafilme cyane cyane abo mu nsengero dusengana. Ko indirimbo bambaye ibitenge. Ariko washira muri filme kera kategaragara nabi. Uri umunyamakuru kandi uri umuvugizi ugomba kuvuganira abategarugori bagenzi bawe abana b'abakobwa bafite impano zitandukanye bari kugenda baza. Umuntu akwiriye gukora mu gihe ciwe kandi umuntu gukorera mu gihe ciwe ahura n'imbogamizi nyinshi bigatuma abasha kugira ibishobora gutuma akomeza cyangwa se akareka. Mu by'ukuri ntitubiguciraho urubanza ngo wararetse cyangwa waratinye no gutinya ku muntu abonye ko ari byo byiza bimuha amahoro ntaco twabimushinjaho. Twinjirira nanone kandi tuve ku rugendo rwa filme twinjira mu mwuga w'itangazamakuru uva muri tax return nanone kandi uja mu itangazamakuru byo byifashe gute byari bimeze gute urwo rugendo mu itangazamakuru iho magenda ntaza feedback mbi nagiye mbona. Urumva nakinye filme abenshi bambwiraga gusa ibintu biri negative. Ariko ngiye mu itangazamakuru sinigeze nakirizo negative ahubwo bose barambwiraga go on ikomereza aho ngaho ni byiza uzagere. Iyo sasa itangazamakuru ari wo mwuga wanjye. Ndavuga ati naho nkwame nta handi. No ngo ahubwo wowe ugomba kuba hakoroheye hatariho imbogamizi ukunda guhangana. Urumva barambwira ati komereza. Ndavuga ati kankomereza ahangaha nagiye. Uratuma asubira inyuma nshake kumenya cyane Gentille mu miterere yiwe. Gentille ni umuntu uteye ute? Ni umuntu umeze ute? Ube nk'uwivuga wiyinjiremo ubwawe wenyine. Wibwira abagukurikiye abantu bamenye ko Gentille ni umuntu utinya cyangwa se ube nk'uwivuga imiterere yawe ho mike wiyize. Murakoze cyane. Suko ndabimenya ariko Gentille nta muntu uza wivuga. Oyo urivuga. Ni umuntu urakara vuba, ni umuntu wishima, ni utuntu nk'utwo. Utuntu nk'utwo. Gentille ntango nza ndakara vuba. Ahubwo nikondera guseka. Niyo narakaye hari igihe ndakara amasegonda. Wankorera akantu gusa nyine gasekeje nkamaseka nkibagirwa. Ndi umuntu navuga ko si ugutinya kuko ndanatinya ko gutinya ni byiza. Ariko nanone ndi umuntu ukunda kumva tuvuge nk'urugero niba umbwiye ikintu ndakambwira ikindi za bya bintu iyo mbihuje ndavuga se kuki iki kintu ibi bintu abantu babimbwiyeho ari benshi bakigarutse ari benshi sasa cya kintu nkabona ko ari cyiza cyangwa ari kibi. So ndi wa muntu wumva abantu cyane sasa nkumva aho baganishaga mu byo bambwiraga then niba narindi mu nzira mbi nkayihindura niba narindi mu nzira nziza nkayikomeza bitewe n'ibyo numvisha. Ni nk'uwo muntu mu ncamake naraniwe kwivuga. Uwo niwe Gentille. Hanyuma Gentille arangwa no gukunda iki cyane mu buzima bundi busanzwe? Cyo kurya gutembera kugira gute ibintu nk'ibyo. Sinkunda gutembera ngewe. Gentille ni umuntu udakunda kugenda. Ni umuntu ukunda kwicara mu nzu niba ntarifite akandi kazi cyangwa indi gahunda nzima yo gukora. Sinkunze kugendagenda. Nkunda kwicara niba ntari kureba filme ndumva indirimbo cyangwa ndyame. Ariko ngo kugendagenda ayaye. Mu byo kujya nikundira kujya uturyo tworoshe. Turya tunyerera. Tumwe kanyamukunga yavuze duhurubuka. Duhurubuka mu ndare. Niyo twatundu ujya ntitugutinze mu nzira. Tukunda gatimbo. Ndayikunda. Sinamara 10 ntayiriye. Ariko nyine ntango byavuga ko nyijya buri munsi. Bafite kuyihindurana n'umuceri n'uturayi. Tunwe nk'utwo tuhurubuka mu nda. Mu mikino ngororangingo nuhe mukino ukunda gukora ndetse no kureba? Ngewe mbere nakundaga basket. Yego. Nakundaga kureba nyine nkumva ko nzaba umukinnyi wa basket ikintu cyose nyine nkumva ubuzima bwanjye ari basket. Ariko nyine twaje gutya ku ishuri twaje gukina natera ngewe muri karakanuza singereyo.
nkabonaga abandi bashitse ni bareba no kumenya kuwutera ya no kumenya kuwutera ariko ga nyine ndabikunda ariko sinabikoze kubera ko sinamenyaga guteramo neza ngo igwemo kuri ubu ngubu nuko ngo nta mukino usigarariye sport uzukora ni umukino usigari nyine no basket kuri abari gukina ariko nge sinyikina we ntukina none ubwo ngubwo urabona utazasaza umuntu yahita yibaza ufite imyaka ingahe kunda kwirukanka cyangwa muri ya kategori y'abandi batazavuga imyaka yabo oya ibintu byintu zaby'imyidagaduro nkunda kwirukanka sinasaza vuba nkora sport yo kwiruka nuvuga ngo ukunze gukora umukino wo kwirukanka ya kwirukanka cyane cyane nka mu gitondo nyine hakirakije bana ahantu hari umuhanda nyine mu gitondo nka saa 12 gutyo ari sister wanjye ntamumye ngo ati twirukanye kubera ko nyine aranabyibusha ashaka kunanuka saa tukirukanka tukiruka mu gihe abantu batangiye kuza mu muhanda tukagaruka kuryama hanyuma mu miturire uba wifuza kuba watura mu kihe gihugu hariho iwacu muri Kongo hariho ahatandukanye mu bihugu by'amahanga ubukunda heza hawe ho kuba ari hehe aheza nje ho kuba ni iwacu ruguru uratuma nifuza kukubaza wakwifuza kuhabana n'umeze utubwo twageze mu bijanye no gushaka no gushaka ubumva washaka umuhungu umeze ute gentil kwisura mu miterere ubumva washaka umuhungu umeze ute kwisura ngewe buriya ubwo kwisura sinavuga ngo nusa gutya cyane nusa gutya uwirabura w'inzobe wese ni ngewe wo twashimana ariko ngewe aho ninda cyane ku muhungu waza kumbwira ngo dushakane umuhungu wagiye gutabara iwacu ruguru ni umuntu ufite karaktere yo kuba yarigeze atabara iwacu wagiye gutabara iwacu ruguru agambwira ati uku nguku ndashitse mvuye gutabara twagenda abahungu batabaye mwubahwe cyane urumva urone se uricaye muri Kenya nanjye ndahicaye ngo ngwino dukora ubukwe iwacu ruguru hari abantu bari gupfa uko nje ngize n'ikibazo mu nzu wantabara ntabwo biri buze kuza koroha kino kiganiro muzi ugenderaho isura nta kibazo ufitanye nayo ariko agomba kuba afite karaktere yo kuba byibuze afite umutima wo gutabara ababyeyi ruguru kurwana mbese akaba afite umutima wo gufasha ari amafaranga batanga ku ruhande imisanzu akaba yohereza umusanzu buri kwezi wo gutabara hari rega saba abahungu bose baje kugwana cyo nanjye ndacyemera ariko hari ufite n'umutima wo kuvuga ati nubwo ntagiye nohereje amafaranga nohereje ntanga uyu musanzu buri kwezi rero nanje ntabara muri ubu buryo naho wowe ntutanze umusanzu tugiye kugwana jandi gute nuko umuhungu bazavugana nawe azaba yitwaje ibintu bibiri ndashitse mvuye ruguru gutabara cyangwa se ndore byibuza amaresi nza nohereza amafaranga kuri liste za mituwarite mu turere n'ukuri abo ngabo ngo mubona abageni iki ni ikigiye kigarukaho n'abakobwa benshi b'abanyamurenge aho basigaye bavuga ngo bagomba gushakwa byibuze n'umuntu ufite umutima wo kuba yatabara mu by'ukuri twari tukigarutseho kandi izo ni karaktere nziza gusa z'umwihariko zidasanzwe z'umwihariko zijanye n'igihe turimo bivuga ko ahubwo iyo uza kuba wenda wari nk'umusore w'umuhungu wari kuba warageze cyangwa waragejejeyo ibyawe ariko ndatekereza ko wenda uzubikora mu rugo buryo tugaruka rero ku bikorwa bya Gakondo TV and Radio cyane cyane ariyo yatumye kuba turahanga kugira ngo niyo abantu bakumenyemo abafanzi banyu bamwe bagenda hari ibiganiro byagendaga bigaruka by'imyidagaduro ubu nyine bimeze bite umuvuduko wabyo mwari mufite ndetse n'ubu ngubu ho bimeze bite nubwo wenda ushobora kuba wenda atari wowe ushinzwe management yabyo ariko nk'umunyamakuru bikora ari nawe wari unabishinzwe kugenda uzana abatumirwa batandukanye byifashe gute kuri ubu ngubu murakoze cyane urabona bitewe n'igihe tuba turimo ibintu bigenda bihinduka urumva hari urebye period turimo ruguru hari intambara niyo hari hamaze igihe habi sinzi uburyo nabivugamo hari intambara cyane nubwo zitarashira ariko hari igihe ziza iziyongera so tuba tugomba guhagarika twebwe iby'imyidagaduro kuko gakondo yacu isobanura iwacu ruguru yego tuba tugomba guhagarika iby'imyidagaduro then tukajana n'ibihe biriho n'ibihe bihari niba iwacu ruguru hari intambara tugomba kubagiza ayo makuru y'iwacu ruguru kandi nibyo biri gukogwa
twebwe dutanga amakuru nyine ahari ako kanya abonetse tuyashira hanze so urumva rero ntango wavanga ibintu by'intambara n'ibintu byo guseka mu kigihe kimwe tuba tugomba guhagarika kimwe twabona tugashira hanze kimwe kuko cyane cyane urebye muri iki gihe turimo amakuru ya ruguru niyo akenewe cyane kugira abantu bamenye se ruguru bimeze habyutse gute hiriwe gute rero ibyo byose tujya tubishiraho kuri gakondo twantugaka imyidagaduro kugira ngo abantu bose bagira aho bisanga siko abantu bose bakunda imyidagaduro ariko sinumva umunyamurenge wanga amakuru ya ruguru niba uri umunyamurenge wese ndakeka ko uba ushaka kumenya amakuru y'iwacu ruguru uko ibintu byifashe niyo mpamvu imyidagaduro tuyigira mike twongera amakuru y'iwacu ruguru arakoze cyane mu by'ukuri tubonereho umwanya wo kubashimira muri mu binyamakuru bifashe umukingi wa mbere gukomeza kwamagana ubwicanye buri kubera imuhira nanone kandi bifashe umukingi wa mbere mu kumenyekanisha ibiri kubera imuhira ako kanya dushimire umuvandimwe Mandevu nkunze kumukurikira cyane muri update za buri gitondo ndetse na buri mugoroba uko haba habyutse na buri uko haba hiriwe ni muri urwo rwego dufashe uyu mwanya nkawe userukiye timu ya Gakondo TV and Radio kugira ngo bizubuze tubashe kubashimira ku mukoro wa buri munsi wice mukorera ubwoko ndetse n'abakunzi bose bimurenge turabizi imyidagaduro yego irakenewe ariko kubera kuko uri umurongo muri mwe turabubahira kandi turabikunda nk'abanyamakuru bagenzi banyu twinjire mu bisanzwe igisa na challenge cyangwa se imbogamizi ugenda uhura nazo mu mwuga w'itangazamakuru uri umwari uri umukobwa uri gukorera muri field irimo wenda abasore benshi urubyiruko rwinshi ico ababyeyi bakunze kugenda bagarukaho bakavuga ngo umwana w'umukobwa ntakwiriye kuja muri social media kubera ko ahahurira n'abahungu benshi kandi no mu muhana abantu baturanye n'abo bahungu benshi ariko byitwa nk'akazi ubukorera muri field isa nigoye cyane kuri wowe izo mbogamizi uhura nazo gute nanone kandi washize ubwoba gute kugira ngo ube ukibyihanganiye kugira ngo wawundi wifuza kuzaba umunyamakuru nkawe abashe kubikwigiraho ni nk'ibihe murakoze nk'uko waruvuze neza aho ngaho ngo duhuriramo n'abasore benshi kandi mu makaritsiye tubana nabo yego mu makaritsiye tubana nabo kandi tutishurwa ariko aha ngaha tuhahurira turi mu kazi yego urumva rero urumva kugira none se mu makaritsiye turaturanye yego kandi ibi ngibi abantu babitekereza negative uko bitari yego ni nk'uko nakwirirwa muri Kinyozi kandi muri Kinyozi nkoramo harimo abasore bogosha yego abaza kwiyogoshesha undi nawe yirwana nabo muri company n'ahandi n'ahandi hatandukanye sibyo none se ni gute ngiye ntakora itangazamakuru ngo nuko harimo abahungu kuko nta hantu bataba rero ubundi kiba kigambiriye cyane ni umuntu kwimenya ukamenya icyagutwaye muri ako kazi niba ugiye gukora itangazamakuru genda uvuga amakuru yawe utahe nayo ibyo by'abahungu nta hantu bataba no mu muhanda mu modoka uhura nabo ariko ntanga ariko bose bagufitiye akamaro wowe uzi kikujyanye muri ako kazi rero ngiye icyatumye mbijyamo neza cyane nuko n'ababyeyi narababwiye ati ngiye gukora itangazamakuru papa arambwira ati uzi ugenda ukora itangazamakuru utahe ndamubwira ati nanjye inju nari cyakinjanye ngenda nkavuga amakuru nkataha kubera ko nzi ko nta kibi kirimo navuga ko ari ni kariya nk'izindi ni nk'uko umwe yagenda akaririmba mu ikanisa mwikora aririmbana n'abandi bahungu yarangiza kuririmba agataha rero n'ibi ngibi bya social media abantu babifata uko bitari ibi nabyo ni akazi kandi ni nk'umwuga rero ntango umuntu areka kubikora ngo ni ukubera ko ngo harimo abantu nta kintu uzakora kitarimo abantu kandi nta n'ikintu uzakora utazavugwa obviously umuntu urakora ikintu uzi ko ari cyiza akaza feedback mbi kandi wagikoze uzi ko ari cyiza rero nta kintu kitabamo ikintu kiza n'ikibi ahubwo nabwira abakobwa bagenzi banjye muze mwitinyuka umenye icyo ushaka umenye icyo ushoboye ntukagikore kubera ko Janti yagikoze gikore kubera ko ushaka gukora kandi ugishoboye yego nugira iyo mindset nta kintu kizakunanira kandi nujya no gukora ikintu uzagenda gukora ikintu uvuga ati ngiye kubera ko mfite icyo nshaka
singiye kubera ko abantu bambwiye ndabishoboye abantu bambwira ati nshoboye kuririmba Yeah. nagera imbere kuri podium mikoreka nkanegwa kuyifata Yego. ariko naza hano kuvuga amakuru nkayifata nkanaririmba kubera ko sindi mu rusengero sindi kurima kuri podium ahubwo ndi kuvuga amakuru rero buri muntu aze yirekurira mu kintu ashoboye rero abantu baravugwa ntimukabiteho wowe ukishoboza ugikora kandi uzi ko kigufitiye inyungu nawe ubwawe kigwesheje agaciro umuntu ntango wakora ikintu kitagwesheje agaciro ndi umukobwa pe kandi ukiri muto rero ntango najya kwicira izina ryanjye hanze nzi ko icyo ndi gukora ari kibi arakaza cyane muzukuri ari kuganira neza kandi dukomeje gushima ibiganiro byiwe mwe mudukurikiye muraza kugenda mutanga comment zanyu kuzo mwagiye mwunguka nizo mushobora kutwungura mugenekereje kuri nosije yacu y'uyu munsi turi kugenda tuganira n'abasore batandukanye ariko cyane cyane nk'aba baratinyutse bakagira izo bakora bigaragarira benshi na henshi kugira ngo bizibuze tugaragaze n'impano zacu zirimo imurenga ntihazabaho hadafite abanyamakuru ntihazabaho hadafiteho abakinyi ba filime tituzahaba tudafite abavuga butumwa dukeneye ibi byose biri mu bandi baturanyi bacu kugira ngo byibuze natwe tureke kuzaza twitiza iby'abandi mu gihe natwe dushoboye kubyikorera kuko iyo gakondo TV and radio team bataza guhaguruka ngo bakore itangazamakuru ibibazo biri kubera iwacu tuba dutegereza ngo BBC zabivuge televiziyo y'u Rwanda zabivuge Citizen yo muri Kenya zabivuge ariko ubungu turabyivugira nabo tuba tubakeneye ariko baza batwungamo ibyo tuba dukora rero turakeneranye muri runo rugendo kugira ngo dukomeze dukore ibiri mu mukoro wacu Gentil rero tugenda tugaruka mu byukuri iki ni ikiganiro gishobora kuzaduhesha part 2 kubera kuko tubonera umwanya wo kugutumira amasaha abantu niba bareba ikirere ko kiraza cegerano kwacu tuze kuza kugira umwanya wo kuguhangura utahe kumva ngo dada yarakubwiye ngo uzaza ukora ariko utahe rero birakwiriye gukora na interview vuba wamara ugataha hanyuma rero tugaruka ku gisa n'ubutumwa ugenera bariya ahubwo ngiye kukubaza akantu gasa na cyaza ubwenge kagira gati uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo babigiramo ikihe kibazo ikibazo uzikibaza ico nta mutumye uzuva hatakisa kandi ukunari ndi ati manu mfasha cibagira sindabona igisubizo nkeneye kubona giye nkibazo uzora sengera nico cyari kiri none ntiwasubijwe ayawe yagarukiye hejuru yagarukiye mu kirere ngo uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo babigiramo ikihe kibazo nta kibazo nagiye kubera ko nta kibazo waba ufite nta kibazo nawe ndavugira basi ngo isazi ishotse icitse ishara isazi ishotse icitse ishara isazi ishotse icitse ishara bivuga vuba rero isazi ishotse icitse ishara ngusubirije mutaza kuza kuyamena kubera kuko wabishoboye wabitoye bazavugaga ngo abanyakarama ni ingenge cyane abanyakarama bubawe n'abandi bari babishobora ntandukanyiriza ubugenge n'ubugare ubugenge n'ubugare nyine ntibitandukanye biratandukanye nyine ntibihuye nako ngaho banko bizutandukanyiriza umuntu kuba ingenge n'undi kuba ingare icyo kibazo kiransize tukigire part 2 tukisigira umukoro w'abari hariya kugira ngo bagisubize muri comment bagisubize muri comment mwaba dukurikiye mwe kugira ngo mutumikire Gentil watumye ni mudutandukanyirize ubugenge n'ubugare kuko urushobora kuba ingenge bakagira ngo ni ingare cyangwa umuntu akaba ingare bakagira ngo ni ingenge no mukoro wanyu mwe mudukurikiye tugana ku musozo Gentil igisa n'ikibazo cyanyuma imuhira hari kubera ibibazo by'intambara kandi urumwe mu banyamakuru babigize mu ntego yo kuvuganira ubwoko urabona ruruhe ruhare rw'umunyamakuru w'umunyamurenge n'undi munyempano nk'uko ina filime n'indirimbo mu basore b'abanyamurenge mu gukumira cyangwa se mu kwamagana buriya bwicanyi buri kubera iwacu uruhare murakoze cyane kumbaza icyo kibazo urebye uruhare nta rundi uko cyane cyane umusanzu n'ubukenewe niba tudashoboye kugenda kugwana ruguru umusanzu wohereza cyangwa twohereza waba umunyamakuru waba umukinnyi wa filime waba umuririmbyi n'abapasiteri n'abantu bose fakuri umunyamurenge gusa umusanzu wazaza wohereza
nirwo ruhare rwawe niba udashoboye kugenda ruguru wowe ohereza umusanzu abariyo babashe kugira ico bakora kwera ko bagiye nirwo ruhare numva runini twakora twe tutagiye cyangwa twebwe ni abantu batagiye uruhare runini cyane tugomba kugira ni umusanzu no gusenga buriya wakohereza umusanzu ugasenga then ibintu bikaba neza utarinze unagenda ku ruhare rw'abanyamakuru urabona mu itangazamakuru ryacu kubivuga cyane kubyandika cyane kubandika bifite ico byatangaho umusaruro mu kwamagana burabwicanye umusanzu urahari kubera ko uko tugenda tubivuga niko hari igihe wabivugira muri Kenya hakabyumvira umuntu uri Holland akabyumva akagira umutima wo gwaruka akagenda kugwana akagira umutima wo kutanga ifaranga kubera ko byaciye mu itangazamakuru n'abafite ubushobozi bakagira umwanya wo kubihagarika bakagira umwanya wo guhagarika ibyo barimo kubera ko urumva biba byaciye hehe mu itangazamakuru nico nyine rifasha ritanga amakuru akagera ku bantu then uwagezeho bazavuga ngo abwirwa umwe akumva banyirayo abwirwa benshi akumva banyirayo urumva ya makuru utanga harahageragagira gute kagira umusaruro utanga hanyuma rero ukiri kuri ico itangazamakuru rikwiriye kugira imikoranire imezite hamwe n'abayobozi b'amamituwarite y'abanyamurenge mu rwego rwo kwamagana biriya bibazo biri imbere cyane ku ngaruke wenda nko ku rugero rutoya hari umuyobozi ushobora gusanga kugira ngo musabe ikiganiro aze agira ico avuga yamagana biri kuba akanga ngo we ntakunda kuja kuri media abantu bakwiriye kubyitabira gute hakwiriye kuba imikoranire imezite mu buyobozi n'abanyamakuru mu kwamagana ubwicanyi biri kubera iri murakoze cyane nta kuntu ababyanga nabo ntanga ari byiza nta kuntu waba uri umuyobozi uyoboye abantu batagira uko bangana ndeni ngo abanyamakuru bagusaba ikiganiro uri kuvuga gusa ku bya ruguru bikunanira ntanga ari byiza niba utuyoboye cyangwa uyoboye abanyamurenga aho uri hose ba proud yo kugenda kuri media uvuge ibiri kubera iwacu ruguru kubera ko uri umuyobozi urumva ntango twese ntanga abantu bose baje kuri social media aho kubera ko ari wowe umuyobozi watowe genda uvugire abandi nyamurenge aho bari nta mpamvu bavuga ngo utinyango ntango wajya kuri social media cyangwa ngo iki nta mpamvu ushobora kuba utabikunda ariko ukabikunda kubera ko hari ikiri kubera iwacu ruguru ukabikoreshwa n'ibiri kuba kuko ibiri kuba si byiza kandi rero ntango ari ibintu byo kubwira gusanga uryama utuze ngo utinya social media ngwira kuri social media urwanye ibiri kubera iwacu ruguru kubera ko uri umuyobozi abari hasi tuzabyumva cyane kurushaho uko nge naza nk'umunyamakuru nkabivuga nkavuga ati iwacu ruguru intambara nirekere cyangwa hari kubera ibi n'ibi ariko umuyobozi aje akicara ahantu yicaye bamwumva kurusha uko banyumvisha kubera ko bamutoye bazi ko hari icyo ashoboye rero niba baragutoye baragushizeho hari icyo ushoboye garagaza icyo ushoboye uje kuri social media uvuga ati ibi n'ibi abanyamurenge tuzakumva cyane nk'umuyobozi kuri wowe ubona bizaba bimeze gute igihe noneho aya makuru turi kuvugira ahangaho uzaba uri kuyavugira iwacu uri ku Kivumu cyangwa ahandi ubifata gute ni ifoto imeze ite muri wowe igihe noneho uzaba turi kuganirira iwacu noneho mu mihanda imwe yitiriwe za makanika highway Matama estate twirwaneho estate ibintu nk'ibyo iyo foto yo muri wowe uziyumva gute ukumbura bingana iki iyo foto sinza nyibona neza cyane ukizi nsiga iragusiga nyumva ni ibintu sinzi ukuntu nabivugamo ni ibintu umuntu atekereza wenda na emotion ikaza kubera ko kubona ngo ko turavugira amakuru mu bihugu bitandukanye ariko nituri kuyavugira iwacu ruguru kandi ngo tukayavuga neza abantu bakayakunda ngaho ibaze turi iwacu ruguru nibicika bizaba ari byiza cyane nitugira iwacu ruguru ni nk'uko nguko bizaba ari bicika nitugera ruguru turi kuvuga amakuru gutya ndasaba kuko byibuze ugira ubutumwa ugenera itsinda ry'abasore b'abagwanashaka bitangiye ubwoko bariri muhira ndetse n'abariya bakomerekeye ku rugamba baje kuvurizwa muri Kenya mu Rwanda mu Burundi bagiye bacika wenda bamwe amaguru abandi barashwe amaboko bari no kubw'ubuvuzi gira ubutumwa ugenera bari abasore barasiwe ku rugamba b'abagwanashaka murakoze cyane ubutumwa nabagenera abagiye kamere ku baje kuvuzwa ku basore barasuye ku rugamba ku basore barasuye ku rugamba bari ino cyangwa bari mu bindi bitandukanye yego cyo nababwira ntimwihebe ngo mwumve ngo
ngo mwakomeretse cyangwa mwagize ubwo bumuga mwakoreye ubusa. Icyo nababwira mwihangane mukomere kuko ibyo mwakoze mwitangiye igihugu ni cyacu twese siko twese twadushoye kugenda ariko kubera ko bagiye ntibazihe bavuga ati dore twaragiye then tugarutse gutyo n'intambara ntishize intambara wenda ntangare bari kwimara ariko kubera ko bagiye bagashiraho umusanzu wabo ibyo ngibyo abantu twebwe wenda ntitwayibona cyane ariko Imana yonyine irabibona ikabona ibyo bakoze rero n'abari ruguru navuga ati ntukagende uvuga ngo wenda ndiyo hari abasigaye genda uzicugiye gukora genda urwanira igihugu wenda niwe Imana yacamo ugakiza icyo gihugu wenda Imana yacamo bagiye akaba ariho ibibazo birangirira ntimukumve ko wenda mwihebe ngo mwagiye mugende bagiye kwiyahura muze mugenda nk'abagiye kurwanira igihugu mugende mufite umutima umwe w'igihugu gusa atari kugenda ngo nagiye kubera ko abantu bavuze agenda kubera ko bikurimo nushika yuko ricakujanye Imana yo mwijoro niyiza ibahembera. Arakoze cyane abadukurikiye muri kino kiganiro mu by'ukuri turabashimiye ibiganiro by'uyu mwari umwana w'umukobwa w'umunyamurenge mushobora kuzaza mubikurikirana kuri Gakondo TV and Radio muganeyo abatarakora subscribe mukore subscribe like comment na share bityo rero muzaza musangwayo kugira ngo ibiganiro byiza kunze kwanyuza muzaza mu babambere bo kubigabana imbere ya kamera za MMTV turagushimiye. Murakoze cyane. Ciao ciao.